ubundi hakabiyo twirirwa tunyaga twaja kunyaga tugafata agapapa mubyara wacu tukamuboha twarangiza tukaza tumukubita abapfurero basanga ko turamukubita ngo twamufunze tukabona imirire uwo munsi agendana n'iby'umwuka kandi iby'umwuka twebwe nitwari tubishoboye twari dushoboye iby'umubiri cyane n'iby'umwotsi Itabi amara kubona abantu nyine abavuga butumwa nk'abamudagiri bamaze gufata ikirere bayababwiriza akabiwa uturitse ikintu cyo gukanga abantu bose bakikanga bamara bagasaba bakamabunama cyangwa bagasakuza ukumva ko wakoze akantu ko kubahebisha nubwo nibwo Seraza baratubwira ngo umwoye ayo mazi yaryo warigize gutyo niyo azatuma urisemuka burundu. Niba turimo duhindura abantu, niba turimo tubwiriza abantu, niba turimo dushumba abantu, reka tuze dukora ibi turimo kandi turi byo. Bakunzi ba Metos TV turabaramukije cyangwa se turabiriza kandi turizera ko mumeze neza. Birashoboka ko utameze neza ariko turakubwira ijambo ry'ihumure ngo komera tahanti Imana itazikura umuntu urwaye cyangwa se ufite ibindi bibazo ariko Imana niyo mugenga w'ibihe bihangana Imana iraje ibigenze neza niba uzizeye ubutamina. Uyu munsi rero twasuye Pastor Evera Pastor Samuel ariko twamusuye mu rwego kugira ngo akomeze atwibutse amateka no gushima Imana kuzi Imana yagiye ko ikora. Ubushize abantu bagiye batwandikira cyane ko bifuza kubona wa mupasiteri ngo wigeze kubaho Seraza yani ngo kagera n'ikanisa ngo gisha.numupasitori hanyuma ngo yamwoye ngo Numwita Itabi. None ga bakunzi bacu nguye ari imbere yanyu mwongere mu mubazi ibibazo mushaka ariko reka tumusabe abibwire ndakomeza kwizinga mu magambo. Muri aho Pastor? Muraho neza. Namaki neza. Murakomeye? Turashima Imana. Asante. Ngaho iba nkubibwira abantu badukurikiranye kuri televiziyo. Nitwa Nsengiyumva Samuel. Niyo mazina y'umubatizo ni nayo mazina y'ababyeyi. Ayo ngayo niyo mazina nakurikije kandi niyo gihagazemo. Kaba n'izina rindi rya Barwani n'iryo zina ry'amateka. Ariko ayo ni amazina y'ababyeyi niswe n'ababyeyi banje kuba mu Rwanda. Murabaki ufite yawe ufite abana bangahe? Mfite abana 7 n'abuzukuru 6 n'abandi ndera ku ruhande bose hamwe n'abantu 16 nibo utunze? Ibo ntunze. Nairobi? Nairobi. Ufite umuryango? Uruzerero. Aha. Murakoze cyane. Ubushize twakoranye ikiganiro hari mu byiciro bitandukanye wakize indwara ya kanseri diabete. Diabete. Abantu barapresiya cyane bamwe bakavuga ngo ntibishoboka abandi batazabizera ndetse bamwe bakaza bandika commentaire ngo nyabuna muzorike kumwe fanta ya coca. None ubu ryashize nk'amezi nk'atandatu wongera ubabwire ko uri muzima tibabyizeye. Ikindi cya kabiri uratubwira kandi ubuhamya ubanza tubwire ku izina rya Barwani aho ryavuye kugira ngo tubone gukomeza. Barwani naryise mu mwaka wa 80 igihe Kongo yari isaze cyane tuza twirwa turirimba ngo objectif 80 tokolonga te.
muri katreve twari dutegereje impinduramatwara y'igihugu cya Kongo. Noneho kubera kuko nakundaga ibintu by'intambara, ibintu byo kurwana, bukeye turwana n'abakaderi. Abakaderi bari abantu ino bazakibita bakanjo. Twari bakanjo, icyo gihe bari bakanjo. Njyewe nari umuntu wari dirija wa emperi iwacu mu bijombo. Abajemperi ni nkabo bari nk'abapolisi. Noneho rero tugeze Buvira, abo bakaderi baranyitanga, banyitanze, tubarusha nk'imbaraga, turabakubita. Tubakubise baradufunga. Wacu asa n'ubakiyemo arahunga. Witwa nde? Seya w'akaja kuruwa Gitwaza. Abacamo arahunga kuko munsi ya gereza yitwa Mbuamabe kuri Murongwe niho Ruben yari atuye mukuru we. Sinzi ukuntu yakase gutya kera bayitaye mu nzu. Nje baransingira baramfunga. Bamaze kumfunga ndaramo muri Mbuamabe. Maze kuraramo bukeye mu gitondo kwizamu hazamo umusirikare wo kurinda gereza, kabari data wacu Rusuzuma ise wa Prosper. Noneho sinzi ukuntu namubonye, ndamuhamagara kuko twazaga dusangira akanyanga. Arambwira ati se wagize umwe gute? Ndamubwira nti bafashe ikarite yanjye, twaraye turwanye dukubita abakaderi baturusha amaboko, baramfata barashiramo hano. Arambwira ati noneho rero ngiye gukina imitwe, ninkubwira ngo ukungurire itabi hariya ku muhanda wame wiruka wirutse ntugaruke. Ndirukaga igihe bazataraguza abasirikare ba Mubutu bari bushaje. Igihe buza gutaraguza ngo bujye kugera ku muhanda busanga ndarenze Gakungwe ku bitaro. Nuko hasigara mu karite yanjye. Kubera ko amakarite twazaga tunyaga abapfurero tukayazimya na ariko twamara tukandikamo yandi mazina. Noneho ngiye kwiyandikisha izina, ndavuga ngo niyandikisha yandi mazina y'ikinyamurenge bazamvumbura. Utuma niyandikisha amazina namapfa gukubitaho kizina nyine cya barwani. Nanjye sinamenye aho cyakongobotse niba ari cyari cyo kugira ngo kinkize nyine muri urwo rugamba. Ngo mare kwigura gutya nayiguriye kuri Kavimvira. Ngo mare kwigura namanyura mu muhanda. Ngo mpagire ngo bambaze bati si wowe twaraye dufunze turebe. Araye mufunze. Bati ufite ikarite pulsitoyi? Ndabifite. Kandi ifite imyaka yaryari ya mbere ya yindi nafashe. Ngo bamare barambwira bati none ko duha tubona ahanditsemo barwanye nsenga, kandi ntibamenye no kurivuga bwa gusaza barwanye. Tingendi barwanye ati none uyu nsengi yumva ninde ko duha tureba ku ifoto tukabona murasa tabakungu icyo gihe bazaga batwita barwande. Ati ntibarwande bose barasa. Bose barasa. None ga ntaho nkuriye nawe. Ati ntacyo tuzamufata. Tumuzamufata. Ntihahise icyumweru ngana arahanyura. Ngana uyu nguyu duturanye hano. Yaravuye kuri Kiriba ku ishuri yigiraga kwa Runyambo, kwa Dr. Runyambo. Yarageze Buvira sinzi icyo yaraje kureba. Baba mutaye muri yombi. Abanyeshuri b'ico gihe nta makarite bagiraga. Bamubajije ikarite pulsitoye ati ngo ndaye. Akerekana y'ubunyeshuri. Bati ndaye ubunyeshuri zana pulsitoye. Ati ndaye. Bati n'uyu nguyu. Babanga bamubiriza mwinshi yaje gusambirwa na Ruben. Baramurekura nuko iryo zinaga abaraho riva rikubitana n'igihe cya Seraza, hari umuriro wa Seraza.
mubijombo kandi isa naho ari nje umuvugizi wayo ari nje uyihagarariye noneho ugaryama rikomera twaza tugera no mu mpera ugasanga turimo turayiririmba barwani ndagira fuyo icyo dukunda ni amahoro ryama rimfata gutyo ribiryo zina ngo buke ngo nje ngo mare gukizwa ndirekeraho kuko ryari mu ikarita yanjye pour citoyen ngo nje kuri theologie abari ryo nerekana ikarite bandika amazina ari ku ikarite nuko niryo nagira no kuri diplome yanjye ya theologie nuko iryo zina rya barwani rimfata gutyo n'ubu ngubu niryo zina ryanje ni naryo mfite muri dossier. Murakoze cyane rwose uko ryankuye kure rizangeza na kure muri Amerika. Yego mwumvikana rwose ntasubiza aba bantu ngo batizeye kuba sikize diabete ubwo bagiye bashira commentaire uzongere umutubarize nimba kandi ashize amezi hafi 6 warakize pastor ashize umwaka ashize umwaka n'amezi 6 kuko ndibuka ko nahagurutse kuvuga ngo nsohoke ntangire kurya kawunga ntangire kurya inyama ntangire kunywa fanta nabitangiye mu kwezi kwa 8 ku mwaka wa 2000 nicyo gihe nakize ndahaguruka kuva icyo gihe kugeza ubu nyine n'ubu nyine mu kanya sinzi aho bajugunye agacupa nari mbaye mwakoka n'ubu nyine mufite ifaranga mukazana ako kana abe n'ubwo muzana ikesi ndi ruganyo no izanywa nyinshi aho niba ari icyayi cy'isukari kirimo isukari ndayinywa rwose nta kibazo. Inyama inzarya nyinshi kandi sinza ntora inyama ubwo kera tukikunda kurya inyama twazaga tuvuga umucagu wa nyama uyo simula nyama ni ukuvuga ngo inyama zose zipresence inzanzirya ubu inzarya inyama nyinshi zirimo amavuta menshi no zibura gusanga rya dukeya ariko bene za zindi bazabukesha amavuta bakazikaranga amavuta kudukoko bene tunugwisahisa nza mbishobora. Mbese uri muzima? Ndi muzima kabisa ubu nshoboye kurya nshoboye kunywa uko narindi kera n'ubu nikomeza. Umubiri wumva ari sawa? Umubiri nta kibazo ntaho ndibwa nta kepfo karuguru kabisa. Murakoze cyane badukurikiranye mwamwumvise mwagiye mudutuma murabona ko yarakize Imana izikiza diabete rwose ni muzima twamusuye rwose murimo murame. Aha hari ahandi bahise bandika ngo ese umuntu mwita w'itabi gute? Icyo kintu abantu bagiye bakibazaho cyane ngo mwita w'itabi umure ngo hahaha ngo se ubundi uri gutubesha ngo bamwe mwita w'itabi ngaho ngere basobanurire ukuntu wari umupagani hanyuma ukamwita w'itabi. Ubundi ubupagani bwanjye bwari difera n'ubupagani bw'abanyamurenge. Njyewe sinakoze ubupagani bw'abanyamurenge, njyewe nakoze ubupagani bwa gipagani. Nzamvuga ko nakoreye satani nayirarohiranda sigara nikorera ku giti cyanjye kuko ibintu nakoraga sinemera ko na satani yari ibyemeye, byari birenze ukwemera. Iyo numvaga ndafite itabi nta morale nagiraga kandi kubura itabi ahubwo nari kwemera nkabura ibiryo nkabura amata nkabura icyo nkeneye cyose ariko nkabona isigareti imwe y'itabi kandi apani ya kizungu. Njye sinanywaga itabi rya kizungu, nanywaga itabi bene iryo twazaga twita rya badibadi turombombeki ibiryo ibibabi niko twazaga tuyita nibyo nazagamo rya gaponda rya kabuika ikibabi bene iki ngiki ushira gutya kuzuru ukitsamura
niyo matabi twazaga tunywa kuko n'inzoga nazaga njya kunywa nanywaga inzoga yo kubanza gupimira ku ziko gasuka gutya mu ziko gutya wabona iragurumiye nka peteroli ako niko kanyanga twazaga tunywa kuko niko kazaga kiza ibicurane tikazaga gatera ibicurane n'itabi twazaga tunywa ryari itabi bene itabi rikomeye riremereye ushore ugira guki kibabi gusa ukeneye nko kwitsamura ugihumuriza cya kibabi gusa nico twazaga twumva kwa itabi itabi umuntu anywera nko kuri metero 100 ngahe wumva umwotsi waryo ukavuga ngo yakora mu itabi byiza ni bene iryo niryo twazaga tunywa niryo nazaga nkunda niryo nazaga niryo watetse umutabi noneho rero iryo ngiryo ngo buke bakatwigisha kureka itabi n'inzoga tukumva ko kureka inzoga biroroshye n'ibintu uyu munsi no gufata umuntu w'umunywi inzoga zavuga ngo fasha imyanzuro yo kunywa fasha imyanzuro yo kureka inzoga ugahita ubireka ariko umwanzuro wo kureka itabi kibibaho itabi kurya mu burozi bubi wazaga wamurireka waza kumara amasaha 3 kera ukaba warikumbuye noneho baza kutubwira ngo umuti wo kureka itabi ngo kuriteka wamara kuriteka amazi yaryo amaze gusa n'icyayi donc agize amazi yacu amaze kumera nyine nk'ay'icyayi nkakurya ko washizemo amajyane menshi ngo nico gihe ukamwa wamwita y'amazi yaryo atumwoye y'amazi yaryo kuko ndiwurishira mu mazi akonje ngo rihinduke ariko iyo waritese ukaritogosa biza bihinduka none barico baratubwira ngo umwoye ayo mazi yaryo warigize gutyo niyo azatuma urisemuka burundu none ubaguke shaka agasafuriya bene akagasafuriya nyine gatoya urabona udusafuriya tumwe abagore bazaga buhagiriramo abana bazaga bita ngo Ninjyewe agasafuriya bene akamaze kugira gahombana nk'ingara ubundi ugasanga kacitse urugara ni bene karya niko natetsemo ngatekamo ngo mare gutekamo amazi nyine ngo mare guhinduka nk'amajyane nk'icyayi nkamukarumese muri make nuko nkuragaho maze gukuraho amazi ndayareka arahora ndagushiramo isukari ndagushiramo umunyu ngo ndangize namaga nsuka mu gikombe ndagotomera ariko kuvuga ngo ugotomere umara agakombe bene akangaka karya k'icyayi nuguhumiriza n'umugabo bene yo gushinyiriza nka bene babagabo bazaga bakubitwa ntibatake nugushinyiriza kabisa ugahumiriza ukazumokorwa ukanguka mukamira ukaza wumva ko birazamuka none ibyo muntu ukaza wumva byose byazamutse bifashyana mu gituza ugahumiriza ukamukamiragura ndagotomera ndabandakira ariko nyuma y'iminota none sinarwaye n'iminota 40 nyuma y'iminota 20 ayi nama numva inyota itabi ndasubira cyakibabaho nakijugunye kwicukiro ndagenda njya kugitora kwicukiro nuko ndacumutsa tangira gusa kukizinga mu sigareti ntagira kwino barimo barumva rwose uko byamugendekeye harahandi wavuze ngo mateka uvuye mu bijombo uja kuvumba ukava mu bijombo ukaja kuvumba ibujumbura ivyo bintu zabaye muri ico gihe cy'uwo mwaka wa 80 nico gihe twazaga tuja kunywa mu Kamenge ubarira amateka yababaye Burundi Kamenge muri quartier Gikizi ubu nyine wowe jana mo sinomenye yariyo ariko ico gihe nari mpazi abaga mu mwene wacu mwene Karosho kacu kabanyabyinshi n'abantu babaye muri za plane gutya ahantu naho namumenyeye ngo ni Nehemiya
yari afite n'umuvandimwe wiwe bari seti bari afite ngaho nguko buryo entre seti na afite seti ndagira kandi aracyabi Burundi ndatekereza ko akibi Burundi iwe yaratuye muri iyo quartier gikizi Kamenge rero muri 80 abamwe bose bico gihe Burundi bazaga baje kunywa muri Kamenge 24 heures amasaha 28 kuri 28 imizike yaho ntiyazaga igabanuka cyari gitaramo gihoraho noneho tukava iwacu mu bijombo twazaga tubi iwacu mu bijombo nyine umunsi gabazi mu batega ukamugira inyota yo gukumburaga noneho inzoga zitari za kanyanga zitari za primusi kuko za primusi twari tuzimenyereye kwa toto mu kagogo niho twazaga tuja kuzinywa noneho gatukava igihe twazihararutse twakumbuye ga iziriya zindi imingazi izindi ngo nisongo benizo noneho tukajaga kuzinywera i Burundi tukamanuka twazaga tuva mu Jombo tugataha Buvira twavi Buvira kubera kugenda tunyura mu nzira za magendu zo gukatakata tugahuruka mu Gatumba akagoroba nyine gakitse tukabonaga ntaho turi gutahe ntaho turi burare mu Bujumbura kuko nta handi twari tuzi tukarara kwa bukuru wakanyamagaja kabasinga niho yabaga yaratuye mu Gatumba yari umwarimu mu Gatumba wa primaire akaba ari uducumbikira mu gitondo tukazinduka tugendaga nguko turatembera yazaga arazaga abashitsi nkuraje nyine abantu b'abanyamurenge gusa kuko icyo gihe umunyamurenge yazaga abona undi nyine akamugwa mu icyo gihe babaga n'urukundo ndetse ngiki gihe cya none ngo birirwe bakubaza ngo uvuye he ngo kurajya hehe ngo bashaka iki ibyo ntibazaga babikurikira kwari ukukuraza nyine mugasangira aho uri n'injanga nuko twamara kurya twamara kuryama mu gitondo tukazinduka ngabatembereye tugasaba tukama duhibarabara ryose tukazamuka tukanyura Bujumbura tugakata tugahuruka ruguruga mu Kamenge twamara gushika mu Kamenge tukavumba tugasangira n'abandi twazaga dusangira icyo gihe ariko kugezana n'ubu ndagira abantu b'abakobwa b'abarundi bakundaga itabi n'inzoga sindabona mu Rwanda sinazaga mbona uko abakobwa b'abanyarwanda nubwo yo bumpagani si benshi baza banywa amatabi ariko abakobwa b'abarundi bari bitangaza no tugasangiraga nabo gavyarimbaga twamara no gusinda akabiye turwana tukabakubita barundi bazaga bashaka kumera nk'utuntu tw'udutambame nk'intamuso nuko twabakubita twamara kuvurenga twatera kavuye mu kabare tukakavamo tukaja handi noneho gabwira twamara nka kabiri cyangwa badutoragura aho twaguye bakatujyana kwa Nehemiya wa Karoru bakajaga kusiga bashugunya aho ngaho nuko gatukarara aho ngaho akatugaburira akatwitaho nk'umuvandimwe ntiyaranatuzi yarazi gusa ko turi abanyamurenge kandi b'abanyabyinshi sibye kuko ubu twaje kumenyana tusigaye tujya kuvuga ubutumwa muri Gerizo des Âmes ariko icyo gihe kera nawe yabibwiwe nuko hayumva mvuga ngo twazaga ducumbika ku muntu ntazi nawe utatuzi no ati Ninjyewe cyagiye kandi twazaga dusa n'abatabona nuko twamara gucokaga no kuvumba batakituvumbya tugasaba tukikora tugataha tukazamuka mbega ubuzima bukomeye cyane kuri iyo pati ya nyuma tusoza ikintu cya Seraza uri mu bantu batangiye Seraza kandi Seraza ni ikintu ni nkaho n'umwaduko mubi ni ikintu cyaje ari kibi ukivuga ntitugishimagiza ariko uriya amateka bameza cyane iyo uvuze kugira ngo hari izindi Seraza ziriho ubu nyine ariko zahinduye ishusho si Seraza tubwira amateka uko mwatangiye Seraza ese ko mwari abantu bo mu isengero kubera iki mwatangiye kiriya gikorwa ibi byacu byari bimeze gute mu minota mikeya cyane
ubundi Seraza kwari ugukora udushya, kwari guhindura utuntu, mugakora utuntu dusha two guhebesha abantu kugira ngo babaveho. Muri utwo dusha hari tumwe twazaga tuba twiza, hari tumwe twazaga tuba twiza nubwo byose bitari byiza, ariko hari tumwe twazaga tuba twiza. Nk'abagore b'abashango bazaga batinya Seraza cyane kuko twazaga tubakubita, twazaga dukubita abagore b'abashango. Bo ibindi bibi byahabaga nuko twazaga dusakuza mu makanisa, twazaga dusakuza mu makanisa. Abantu bamara kunezerwa, za haleluya za cyane ntizahabaga kuko abavuga ubutumwa twari dufite bari abasaza bamudagiri n'abakaja kandi za haleluya nyinshi. Kandi gatwebwe niho twamenye ubwenge kuri bari abasaza. Twebwe biriya bintu by'igisirimba n'ibiki mu bijombo ntibyahabaga, hari ku misiyoni ahantu hakomeye hatinyitse. Ariko twamara kubona abantu nyine abavuga ubutumwa nk'abamudagiri bamaze gufata ikirere bayababwiriza, akabiwamo uturitse ikintu cyo gukanga abantu bose bakikanga, bamara bagasaba bakamabunama cyangwa bagasakuza, ukumva ko wakoze akantu ko kubahebesha. Nubwo nibwo Buseraza. Ubundi hakabiyo twirirwa tunyaga, twaja kunyaga tugafata agapapa mubyara wacu tukamuboha, twarangiza tukaza tumukubita. Abapfurero basanga ko turamukubita ngo twamufunze, tukabona imirire uwo munsi tukabona umumera kabisa, tukabona n'imirire. Twatangaga amafaranga yo guhaha, kwari kugira gusa ngo tubone ibyo twirirwa tunywa n'ibyo turi bumwe mu mugoroba. Ibyo twagiye tubikora, ariko ari nk'ibyo kwihebesha abantu, kugeza ubwo n'abanyamurenge bari basigaye batinya kunyura mu bijombo. Yaturuka yaba yavuye nko ku Ndondo ashaka nko kuja ibubembe za Minembwe na za Kabara, twazaga tubita ibubembe hose, agiye kujayo akabiyo tumuteza abakobwa twari twaranterenya abana b'abakobwa b'inkumi bakamubleire. Ako gaterime ko kubleire kabaga kuri za kaminuza gusa za Rubumbashi n'ahandi, ngo no kuba bleire umuntu bakamwogosha, umuntu bakamugira gute kumnyuzura. None tukamuteza abakobwa bakamunyuzura kugira ngo bijombo ibi igitangaza, baze batinya no kwinyuramo kubahebesha. Bamwe bazaga bamanyura za Gateja umuti yunyura mu bijombo, ngo mubujumbura ngo kuza basaba mu bijombo kuba ngo wahuye nabo, ngo niko guhura na satani. Icyo gatukumva ari nk'ifiyeri. Nibwo Buseraza, ni ugukora ikintu cyo gutuma bakuvaho bakaguheba, ukaba ruhebwa mu bantu. Niko Bibiliya zivuga, baruhebwa mu bantu kubera ibikorwa n'amagambo bagira. Ugeze muri byura, none utangije ukomeje ya Seraza, utangize none ikanisa y'icyenda. Bisobanura kubera ko muri byura, mu Buseraza bwo muri byura, tukora Ubuseraza bwo muri byura twabukoranye n'abantu benshi. Twabukoranye n'umuntu umwe nari na entrenye yaravuye mu Igaryi, ninjye wari umuzanye. Nagiye mu Igaryi, sinzi ukuntu nageze mu Igaryi, twagerejwe n'uwitwa Mututsi wa Sebikamiro Byaruti, anjyana iwabo avuye muri byura, arambwira ati tugerane iwacu mu Igaryi tujye kuramukanyayo. Turajyana ko sinari imunzi, nawe ndi yaranze, sinzi aho twahuriye niba ari mu nzoga. Twama tuzamuka tujya mu Igaryi, ngo tugere mu Igaryi, ati ngo nguyu murumuna wanje wowe ubaye ubwiye mbere, nguyu murumuna wanje umunjyanire umujyane muri byura. Ngo tugere Buviraga duhura n'abahungu b'iwacu bo mu bijombo. None nagiraga amazina menshi, kuko haramwe ndazamvuga, nagiraga amazina agera nko ku 12. None muri ayo mazina uwo muhungu aravuga ati none nanje kugira ngo ngere muri byura nigira igitangaza munyita izina. Tutizinaga no kuriguraga no kuzana isafuriya y'umumera hano,
harya mu myembe kuri karya mabenge azanye isafuriya y'umumera tumwita izina rya tingisha. Ndamubwira ngo iri zina nari guhaye ningeraga muri byura sinzarivuga ko ari iryanjye rizaba iryawe nukuwe ngo wamurikomeza. Twama tugendaga mbaye ngenda ndi mutoza ngo tugerega muri byura dusaga n'abatangiye iwahera kwa mboga nanje mpera igasanga. None ga byura dutangira kwantrena abantu bazaba baseraza. Turema akagurupe twazaga twita ngo ni groupe Kiviringa. Groupe Kiviringa twayikoranyemo na pasiteri ubungu basigaye responsable w'itorero rya NL witwa ndatekereza ko Natanaeli na mupasiteri mwene Makombe niwe yitwaga Kiviringa. Twamatugiri iyo groupe nyine ya Kiviringa twayikoranagamo n'akagigi sesemi uyu nguyu umudiyakoni hano tukayibanamo n'undi mukobwa ngo ni Rasheli umukobwa wa Segabiro wabitira. Ako kagroupe ka Kiviringa kubera kuko nabandi nabo abari baturi imbere nkabamuhizi na ba oncle Manege bari bafite n'abakandi ka ministeri kabo ngo ni projet Nyemba. Kurya umuhimbo kubera kuko umuhimbo uzana utuntu tumwe two guhebesha abantu. Projet Nyemba yari ikomeye yasohoye bigeze gukoresha n'imipira yanditseho projet Nyemba. None natwe turemi yacu ya groupe Kiviringa yo muhana gusa isa niyo gufata inkoko kiyabakadeyi. Noneho ngo turangize turavuga tuti bisitosha. Kubera ko nagiraga agashamba ni mu Kinyarwanda n'umuduri. Ni ikintu wapfure bazaga bakoresha bagenda bacuranga kiriho agacuma akakunga hano inyuma ariko gikoze nk'umuheto ariko gakoresheje akawa iwaya wamara ukazuhonda kuri ya waya noneho gacaga icuma ukazubikubita gutya kunda ibintu bikagenda neza nyine ugacuranga. Noneho tugira n'ikindi bazaga bita nyakindukuru. Nyakindukuru nako nakantu kameze nk'umuheto ariko gakoze ku kawaya. Noneho nyakindukuru wa mugongo w'umuheto ukawurambika ku ijerekani ifunguye wamara ukazuyicurangisha urutoki ikaba kompanyema y'akagashamba. Noneho kubera ko nari mfite umucuranzi w'umuduri cyangwa w'agashamba Petit Frere Nsabigaba Serungo niwe waza gucuranga. Noneho nanje nkakompanye na nyakindukuru kubera kuko mba mpaye indirimba. Noneho tuza kugira abafana kubera kuko hari igihe yenda abenshi bitaza bibafasha kuvuga ngo umuntu avuga izina rye amazina y'abantu ahangaha ariko twari dufite abafana nyine turema itorero tubona ko niturigira itorero muri amatorero azwi na Bibiliya hari amatorero 7. Amatorero 7 na amatorero azwi na Bibiliya yandi yo muri Efeso yo muri Aziya ntoya. Aya matorero rero tubona twebwe tutokwita abo muri ayo matorero kuko na matorero agendana n'ivy'umwuka kandi iby'umwuka twebwe nitwari tubishoboye twari dushoboye iby'umubiri cyane n'iby'umwotsi Itabi. Noneho rero turavuga ngo reka turigire icyenda aho bazaza kubonera iry'umunani tutende iry'umunani n'iryo ryiringiri riri mu ubungubu ry'abakristo twebwe tuje ku 9. Mbese hariho yayanda 7 bandikiye iry'umunani n'itorero risanzwe mu murigire icyenda ryacu rigire kuko nta wari urizi kuvuga ngo ryandikire. Nuko gaturigira iry'Icyenda nje wari umuyobozi waryo ariko nari mfite n'abakozi nyine bashobora gutanga ifunguro nk'abanyamugwera tugatanga ifunguro tukagira umunsi wo gutanga ifunguro kuko twazaga turirimba tukanezerwa tugafashwa. Ariko icyo gihe ntazaga ngira none abantu nyine bazaja mu mwuka kuko twazaga tunezerwa nyine byo kunezerwa vuye ku mutima ma emotion tugafata ikirere
nukuri nitega mwakaza muri mu nyamujereti twazaga turirimba tukaririmba nyine bari ibinyagoba bagira ngo n'ubuki bikadufasha nyine tukanezerwa. iyo ni indirimbo ibaho ngo bari ibinyagoba buri ikintu cyose kukwinjiza mu mwuka bisaba nyine abandi bande bari ukiririmba ukivuga. Niyo twari twarahimbiye mu bijombo n'abanyabijombo nuko noneho icyo gihe ryo kanisa ari bamwe bazaga bava kuri byura hejuru bakaza gutarama mugoroba gutarama muri ryo kanisa. yabaga mu wawe ryabaga mu wanje, ariko abantu bamara kuba benshi bamwe bakajya hanze tukicara hanze, bamwe bazaga baroha bagateranira hanze n'abaje kureba. Yego, noneho rero nico niyo yari intego nyamukuru. Ubu noneho twavuye muri ubwo burata bwa satani uza gukizwa, ariko ubu nyine hari abantu bakiri mu bundi buzima bumeze nk'ubwo. Niyo mpamvu rero nk'umuntu w'umusiniya ndagira ngo waje kuba kandi mu bemvantere b'igisirimba cyangwa se buba bikiyumbi, noneho dutangiye ubuzima mu minota mikeya dusigaje, utangiye ubuzima bushasha. Ibi ngibi ni ukwereka abantu aho wanyuze, ariko nyamukuru ni ubuzima bushasha. Wakiriye Yesu, utangiranye za nguvu kandi mu kiyumbi. Njyewe nakiriye ubutumwa bwiza ntawe umbwirije ubutumwa. Nakiriye ubutumwa bwiza ni igihe cy'Imana cyari kigeze, kuko nari mbifite mu buhanuzi, ariko babihanuye sinumvaga kuko abo bantu kuko ntari nzi n'iby'ubuhanuzi ngo babihanure, numva ni ibintu bimwe bitoshoboka. Bambwira ko nzaba umukozi w'Imana, ariko bukeye umunsi w'Imana n'isaha y'Imana igeze, nanjye sinamenye uko byagenze. Nafashwe ntunguwe, mfatwa nikangusa, mfatwa nsa n'umuntu ufashwe n'abadayimoni. Nuko twari dufite mwarimu muzehe nasina igihugu araza arasenga, arangije gusenga banjyana mu mahombe. Abantu bagize uruhare cyane mu kunshigikira mu gakiza no kunshigikira kugira ngo mpinduke rwose. Ni abantu ntazibagirwa, n'ubu hari igihe mbandikira. Ni abantu ntazibagirwa, uwitwa Bagabo Vena Wantagwejera n'uwitwa Kandi nzisabira. Twaratumita nzisa. Nibo bantu basa n'abamfasha amaboko, umwe afata ukw'indyo undi ukw'ibumoso. Baravuga bati tuzasenga kugeza uhindutse. Tuba mu mahombe birananirana, turahava tujya mu butayu. Tugeze mu butayu, umunsi wa mbere tugera mu butayu, barahira basasa ishinge mu rwara. Bamaze gusasa ishinge, njyewe nambuka hakurya y'iziko mpashira kandi kazi k'iziko mparema akarambi aba ariko ndyamamo. Noneho kubera ko twari tugitegerejanye, bamwe bari basigaye inyuma bavuga ko baza umugoroba, twe twahageze kare kujya gutegura, tuba turyamye. Twari kumwe, ndatekereza ko twari kumwe na Yeremiya wa Ruhatana, twari kumwe na Dawudi wa Muhenga, uwo bitaga Zirayi. Rero ndatekereza ko bakimwita ko n'abagabo na Kandinda. Tugezeyo muri cya gihe ndyamye nje nyine ndarota, mbona hano muziko hacitse iriba ry'amazi, amazi y'urwererane yera cyane, ari mu isuku nyinshi. Mbona igikombe kiri ku nkombe aho mperereye, tangira kunywa y'amazi. Tangiye kunywa y'amazi, numva ko abacu nabo barabyuka baravuga ngo natwe tuhereze. Nkababwira ngo mwakira igikombe mwihereze. Bakavuga ngo ngo bari wowe tudahira. Toye ni mwidahira, batoya bari wowe tudahira. Nuko nkadaha ngasingiriza umuntu akanywa, yarangiza akampa igikombe kadaha. Izo nzozi kuva ico gihe kugeza ubu sindazibagirwa. Izindi nzozi zose narose nyuma nizo narose mbere, nta nzozi nazimwe nkiruka, ariko izo nzozi zanze kumvamo. Noneho turangije uwo mugoroba, niwo mugoroba
nabatijwe umwuka wera. Tangira kubatizwa umwuka wera nandika amandiko. Nzanibuka ko nanditse mu gakaye ka gasuku gafite iganda ritukura. Nandika amandiko muri ako gakaye ka gasuku, abacu nta wari ufite impano yo kuyasobanura. Mu kagoroba hinjira umugabo witwa Aroni Banza wa Gatabana. Yarazi gusobanura amandiko, yari afite iyo mpano. Ngo aje gusobanura aya mavuga ngo umuntu wanditse aya mandiko ngo wibuke ngo ubuhanuzi baguhanuriye ngo utaraza muri shabo. Ubwo bampanuriye mu bijombo bamanege w'amasoro. Nuko yamambwira ngo ubuhanuzi burasohoye, ngo uzankorera, ngo hafi na kure uzaba umukozi w'Imana. Avuga ibintu byinshi muri ya mandiko, ibyinshi, ariko byo nafashe cyane nuko yambwiye ko ubuhanuzi nahanuriwe busohoye kandi ngiye gukorera Imana. Tibyateye kabiri dutangira kuja Tanzania mu ivugabutumwa na mzee Dr. Kavoma, nawe atangira kundera mu buryo bw'umwuka, arandera, yarananyigishe ku ishuri rya theology. Urumva kuko mu mwanya ndimo no mu magambo mfite abifitemo uruhare hamwe n'Imana kuba yarandemye akangira uwo ndiwe. Ariko abamfasha amaboko kugira ngo banyigishe kugenda no kuvuga Imana, bariya bagabo bombi sinzabibagirwa mu buzima. Nuko niko ubuzima bwanjye bwahindutse. Kuva icyo gihe inyota y'Itabi irashira. Naranyoye isupu yaryo kugira ngo ndebe ko yoshira, ntiyashira. Ariko kuva icyo gihe tugeze mu gitaramo inyota y'Itabi irashira. Imaze gushira nuko ntangirira mu rubyiruko rw'igasanga. Nibwo natangiye guforuma, nibwo natangiye gusengana narwo, nibwo natangiye guhugurira gusenga. Ntangira kubarema nabo nk'abanyamasengesho. Ikiyumbe naho cyatangiriye, tuza kwiyunga. Nicyo gihe ububyutse bwatangiye kuba. Icyo gihe hari mu mwaka wa 87. Nicyo gihe Imana yahinduye amateka yanjye, tangira kuba umukozi wayo. None uburiki kurakorera Imana hehe? Kubera kuko Imana yampamagariye kuvuga ubutumwa. Mu by'ukuri niyo bampamagariye ubushumba, inza numva iby'ubushumba si wo muhamagaro. Imana impamagara yampamagariye ivuga ubutumwa. Yani nukurema abantu, guhinduka abigishwa ba Yesu, nk'uko Bibiliya muri Matayo igice cya 28 na 18 na 19 gutyo avuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende ku isi yose muhindura abantu. Turabo guhindura abantu, ntiturabo kurera abantu. Turabahindura. Twamara kubahindura tukababwiriza ubutumwa. Twamara kubabwiriza ubutumwa tukarema itorero. Twamara kurema amatorero tukayashikiriza abandi bakayashumba, kuko atari wo muhamagaro wacu. Twebwe umuhamagaro wacu nuwo kuzana abantu kugira ngo begera abashumba babashumbe. Ubu nyine rero aho mpagaze, mu itorero rya Siloamu Evangelico, mpagarariye ivugabutumwa ku isi yose mu itorero rya Siloamu. Ubu nyine dufite amatorero muri Kenya, tuyafite mu Rwanda. Ubu nyine dufite amatorero 12, amaparuwase 12 muri Tanzania. Kandi Ninjyewe wagiye kuyegeranya, Ninjyewe yakurikirana. Amara kuyakurikirana, yamara kurema, yamara gukomera, twamara kubona abashumba bashobora kuyashumba no kuyayobora neza, nuko tukabishikiriza ababishopu nabo bakayobora. Ariko naho niho tugeze, turi mu mwanya w'ivugabutumwa, turi mu rwego rw'ivugabutumwa ku isi yose cy'Imana yaduhamagara. Urakoze pastor, rwose turagushimiye naho ko wemeye kutwitaba. Dusoza, wagira icyo ubwira Kiyumbe bagenzi bawe, wagira icyo ubwira kuba pastori. Ufite ibintu byinshi wogezaho ko abantu, ndabizi ko n'ubutaha tuzogaruka, ariko ubu nyine mu minota nk'ibiri gira icyo ubwira bagenzi bawe Bayumbe n'igipastori, nuko umurimo w'Imana dukora, ukuntu abantu bagomba kwitwara mu minota mike dusoza.
inama twabagira, hariho abafite umuhamagaro, ariko hariho n'abasacigira. Umuntu akiga nuko abandi bahamagawe, ariko akabyigira ariko ntabibyo. Icyo turi mu kugira abandi bantu inama, nk'ubu dufite ishuri rya teoloji. Iri shuri rya teoloji ryigisha ni irya Rama, riyobowe na Bishop Rutebuka. Iri shuri rya Rama duforma abantu kuvuga ibyo bari byo. Ntituvuga ibyo dufite mu kanwa, ku kanwa gusa, dusa n'abambaye ukuri tudafite ukuri. Dufite benshi bakamye ukuri. N'uyu munsi nicyo nahoze mbigisha mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, abenshi ukuri kwabakamyemo, ariko bakitwaza nk'abafite ukuri kandi batari ukuri. Donc tugomba kuvuga ibyo turi byo. Niba turimo duhindura abantu, niba turimo tubwiriza abantu, niba turimo dushumba abantu, reka tuze dukora ibi turimo kandi turi byo. Umushumba umushumba ashumba abantu ntuzababazwa. Umuyumbe ni intumwa, ni mujumbe ni intumwa. Izi ntumwa zirimo uburyo butatu. Hari intumwa zitumwa n'amarangamutima zitumiriza, hari intumwa zitumwa n'Imana. Sinibaza ukuntu umuntu baza bahagurutsa abantu ngo kariba abayumbe bo muri ritorero. Abayumbe bo muri ritorero mwatumwe munabutumbe gani muri iryo kanisa. Ubuyumbe mufite muri iryo kanisa, ubutumwa mufite. Mujumbe ni umuntu ufite ubutumwa atwara. Paulo yaravuze nico gituma tubindumwa mu cyimbo cya Kristo. Bisa ngaho Kristo atwingingira muri twe, kugira ngo duhindura abantu Kristo atwingingiyemo. Abo ni wo wajumbe. Ariko abandi bariya n'abinginzi, n'abanyamasengesho z'abayumbe. N'abanyamasengesho z'abayumbe. Ariko niba ari n'umunyamasengesho, amasengesho n'ab'ubuzima bwe. Ab'ubuzima ab'umunyamasengesho nyawe, nukuvuga ngo n'amasengesho amubemo nawe yabemo. Uwo ni umunyamasengesho. Lakini wajumbe ni twebwe ntumwa, tujana ijambo ry'Imana, tugenda twingingira abantu ikimana idutumye kubahindurira. Nibo bayumbe, nizo ntumwa. Abandi n'abanyamasengesho, abo mu rusengero. Nabo mu rusengero, abarana abanyamasengesho n'abinginzi. Ariko icyo ari cyo cyose cy'Imana iguhamagariye, ntitaye kuri titre, icyo ari cyo cyose cy'Imana iguhamagariye, baco uzuvuga ibyo uri byo. Magambo uvuga, niba uvuga ngo umunyakuri, n'ukuri kukubemo, ukuri kukugaragare. Kuko Petero yaravuze ngo nibatangira kubabona mutaravuga, mukigenda n'ingendo yanyu, n'imyambarire yanyu, n'imibereho yanyu, umuco wanyu, niba babona batangire guhimbaza so mu ijuru. Yani hari igihe tuvuga ubutumwa tutavuze, kubera kwambara byonyine bikavuga ubutumwa, kubera imyitwarire muri quartier bikavuga ubutumwa utavuze. Tubibyo aho kugira ngo tuze dukagatira gusa kurwanira ibyubahiro bidafite icyo bicuma. Urakoze cyane. Turagushimiye cyane pasiteri, kubera ko wemeye ko uganiriza abantu kandi ubuhamya burubaka. Ibyo twatangiranye biri negatife ni ukugira ngo nibihora byerekana imbaraga z'Imana ko wabivuyemo, ko biratangaje mu by'ukuri kumwita Itabi, kuvumba, ubujumbura, gutangira ikanisa Ry'Acyenda Seraza, ariko ubu nyine ukaba uri cyane mu gisha. Nawe rero abandi basore bacu b'abanyamurenge, birashoboka ko hari byakunaniye, cyangwa se ufite umwana, cyangwa se hari abo musabira muhamubona bagomba gusabira. Ndabizi ko ntahantu Imana itazukura umuntu. Turabashimiye namwe ko mwakomeje kudukurikirana. Niba rero utarakora subscribe kuri iyi metosi, tuzaza tubazana ibiganiro byiza. Nawe ukoreho, ukande share na like na comment, kugira ngo ukomeze utubwire ibyo twahindura cyangwa ibyo twakongera. Turagushimiye cyane, namwe turabashimiye. Ahasigaye ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze. Murakoze cyane.